Ni ikibazo kigaragazwa na bamwe mu bifuza gufatisha ibizamini by'uturemangingo ndangasano bakoresheje uburyo bwa DNA ngo bamenye neza abo bafitanye isano, cyane cyane mu gihe bashidikanya ku bana babo. Mbere na mbere bigarukaho n'abaterwa inda bakabihakana, batekereza gukoresha uburyo bakagorwa n'igiciro. Gusa hakaba n'abagabo bavuga ko baba bashaka guhinyuza ko abana bafite ari ababo, ariko bamwe na bamwe ntiboroherwe n'amafaranga arenga 80,000 asabwa mu gukoresha uburyo bwa DNA mu kumenya neza isano umubyeyi afitanye n'umwana. Nabadutenda barabihakanye, baraturahorera batanditse. Turamutse tworoheje gupimishwa DNA byadufasha nyine kwa kumwana yaba afite ahantu abarizwa. Ingaruka ni nyinshi kuko no mu muryango ntabwo uba ufashwe neza, ntabwo uba wemewe na wa mwana na gahunda bafite mu muryango. Ntabwo bamwanditse mu irangamimerere. Giye kwandikwa gute? Kari wenyine bayanditseho akimara kuvuka. Ufite abana mu rugo iwawe ukaba ushidikanya ku mugore wawe, ubona ko aguca inyuma nyine utamwizeye, akabyara nk'umwana, ukaba uwo mwana ubona abyaye ubaye umushidikanyaho uvuga ati iriya nda yari atwite si iyanjye. We ntabwo wajya kumupimisha kugira ngo umenye ukuri. Ku bwanjye ku giti cyanjye mba numva hari icyo bifasha, ariko mbaye mbona mushidikanyaho kandi na nyina tubanye mu makimbirane, najya gupimisha nkamenya ko umwana ari uwanjye cyangwa atari uwanjye. Hanyuma rero kwanza ku bwanjye umwana wese mba numva najya gupimisha, umwana wese nabyara mba numva mfite ubwo bushobozi namupimisha. Ubwo biragoye si buri wese, ariko bitewe n'icyo uba ushaka uyafite wagenda ugapimisha ukamenya ukuri. Tuzi ko ari amafaranga ni menshi, ntabwo ari buri wese yayabona. Hari benshi babyifuza, ikibura ni ubushobozi bwo kubikoresha. Ntabwo ari make ni menshi, bagabanya mbega ku mafaranga, igiciro kikajya hasi. Ni menshi rwose, kereka mutworohereje yenda kubyoroshya nyine tukajya tumenya ukuri aho guherereye. Nimba umuntu mubana ukamenya nimba mubana by'ukuri cyangwa se akubeshya. Urabona hari igihe umukobwa agerekaho inda umuhungu akavanga umwana n'ubu, ariko iyo babigenje gutyo nyine bahita bamenya ukuri aho guherereye. Ni ukugabanya rwose bakabigira nka mituweli. Ni menshi kandi biriya bintu abantu babyihishamo cyane, ugasanga abanyamanyanga cyane. Mu gusubiza iki kibazo, Gahongayire Miriam, umuyobozi mukuru ushinzwe kwegereza abaturage ubutabera muri Minisiteri y'Ubutabera Minijiste, avuga ko ubu intambwe yamaze guterwa ari uko wakorewe ihohoterwa rishingiye ku gitsina yishyurirwa ikiguzi cya DNA we ntacyo yishyuye, ariko ko hari gukorwa ubuvugizi ngo n'abandi bakeneye ubwo bufasha nk'abana b'abakobwa baterwa inda n'abandi batishoboye nabo babubone. Hari Isange One Stop Center zikorera mu gihugu hose mu turere tunyuranye. Kugeza ubu ziri ku bitaro bigera kuri 48 mu gihugu hose. Aho rero hari abakozi banyuranye, hakaba harimo n'umukozi wa MAJE cyangwa ukora mu nzu y'ubufasha bwo kwegereza gutanga ubufasha mu by'amategeko ku buntu. Iyo rero bibaye ngombwa ko hari uwahohotewe ndetse watewe bishobora kuba byaramuviriyemo gutwara inda, iyo bibaye ngombwa bamufasha gukoresha kiriya kizami cya ADN, kandi iyo serivisi akayihabwa ku buntu. Ibyo ngibyo byo ntabwo birashoboka. Abaje bagana MAJE bagiye mu nkiko, ntabwo icyo ngicyo kirakorwa, ariko ubwo buvugizi nabwo buzakorwa kuko n'ubundi biba byagaragaye ko badashobora kwishyura izo serivisi z'ubutabera. Ubuvugizi buzakorwa, turebe ko n'iyo DNA bibaye ngombwa nayo bayisonerwa igakorwa ku buntu. Igiciro ku muntu umwe ushaka gupimisha DNA ku buryo butihutirwa ni 89 n'amafaranga 10 y'u Rwanda. Iki gihe ibisubizo biboneka mu minsi itarenze 7. Iyo byihutirwa ushaka kubona ibisubizo mu masaha 24
ku muntu umwe ni 142 n'amafaranga 645 y'u Rwanda. Isaac Uwineza, B+ TV i Kigali.